Nongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo Fungarase TV Show. Uyu munsi turagaruka ku muhanzi w'icyamamare bamwita Ngabo Medali cyangwa se yewe iyi nayo yakunzwe n'abatari bakeya rwose mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse n'iyi ngiyi mwakunze muri benshi. Ndagusuhuje. Mbere yuko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungarase TV Show. Uyu yamenyekanye hano mu Rwanda no ku isi muri rusange. Ese ubundi uyu muhanzi akunda iki? Ese ubundi yaba yanga iki? Ese ubundi yaba atinya iki? Bose hari abandi bakobwa y'abakundana nabo ko bakunda kumuvuga cyane yuko ngo yakize cyane, ngo afite amafaranga kandi menshi. Noneho reka tugaruke ku mavu n'amavuko ye. Uyu Ngabo Medali yavukiye i Bujumbura, aho ni mu gihugu cy'u Burundi, kandi tariki ya 7 Kanama 1989. Ni umuhanzi nyarwanda wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane ko uyu muhanzi nta muntu n'umwe ushobora kuba waba utamuzi utuye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no hanze yacyo. Uyu muhanzi rero akaba akora injyana ya Afrobeat ndetse yewe na pop, aho kugeza ubu yewe akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buriya ngo akaba avuka ku babyeyi ari bo Sindayihebura na Cyarukombe Alphonsine. Akaba ari uwa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 2 yewe n'abakobwa 2. Amashuri yiwe y'incuke akaba yarayize mu gihugu cy'u Burundi, naho ayandi yose akaba yarayiziye hano mu Rwanda. Uyu yize mu ishami ry'imibare n'ubugenge, bizwi nka mate physique. Tugarutse ku bwana bwe nk'uko yagiye abitangariza igihe.com, buriya ngo mu bwana bwe we yifuza kuzaba umuteramakofe ukomeye cyane ngo yuko yiyumvagamo ko abikunze kandi ku buryo yifuza kuba ari byo yazakora. Kandi ngo yakunda gukubita utwana dutoya babaga bari kwigana mu mashuri abanza. Hagati y'ibihumbi 2002 na 2003 Ngabo Medali yiyemeje kujya kwiga umukino w'iteramakofe, aho ngaho ngo yagira ngo hatazajya yagira utwana dutoya tuzajya tumwiyegerereza kugira ngo azajye adukubita tumugendere kure. Ibi yabivuze yisekera cyane kuko ngo yumvaga ari ryo shema afite muri we. Mbere yuko akora umuziki n'ibyo bintu yabanje kubanza kujya yitoza. Ibi kandi yarabyitoje igihe kirekire kinini ku buryo yabyitoreje hari i Remera muri stade. Komeza agira ati umutoza wacu yitwaga Gashugi, gusa n'ubu sinzi niba ari ukibikora ari ugitoza. Ngo kandi nari umunyarugomo ukomeye cyane, gusa ariko mama ibi ntabwo yabikunze byo kwiga iteramakofe, nicyo cyatumye ngewe mbivamo. Ese uyu muhanzi ni ikibuka mu bwana bwiwe? Niyibuka neza ngo nuko yigeze gutwika inzu y'iwabo aho bari batuye i Remera. Ese ubundi uyu muhanzi ni gute yatangiye umuziki cyangwa se kuririmba? Uyu yatangiye umuziki nyuma y'uko mama we yari umunyamuziki ukomeye cyane. Uyu ngo yakundaga kumwigisha gucuranga indirimbo zigiye zitandukanye, harimo n'iya Bobo Marire yitwaga Redemption Song. Ababyeyi b'uyu muhanzi bari abanyamuziki bakomeye cyane, aho papa we yari umucuranzi kabuhariwe wa gitari. Uyu musore akaba atarabashaga kubona papa we umunsi ku munsi nk'uko yabishakaga. Nyina w'uyu musore rero buriya nawe ngo akaba yari umunyamuziki nawe utoroshye, akaba yaramwigishaga gucuranga, yewe ni naho yaje kumwinjiza muri korali. Byatumye akunda umuziki cyane, atangira kujya ajya muri korali nk'abandi bana,
akajya kurepetana nabo, yewe yigiramo n'ibintu bijyanye no gucuranga kurushaho. Ngo akimara kugera mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo yatangiye kujya aririmba muri korali Justified yo muri Zion Temple hazwi nko kwa Gitwaza. Icyo gihe yaririmbanaga na The Ben n'abandi harimo nk'uwo bitaga Isaac, yewe wamenyekanye ku izina rya Rikiriki. Gusa buri wese akaba yaraje gutangira urugendo rwe rw'umuziki ku buryo bugiye butandukanye, buri umwe ku giti cye. Yavuze ko ikintu kimutera ubwoba mu buzima bwe ari iherezo ryiwe. Usanga ikintu cya mbere muri iyi si gikenewe ni ukurangizanya intsinzi. Kandi buriya ngo abantu Meddy yifuzaga guhura nabo harimo Perezida Paul Kagame, hakazamo Michael Jackson, yewe ngo na Yezu. Gusa ngo Michael Jackson we yarinze atabaruka adahuye nawe. Yakomeje agira ati Perezida wa Repubulika y'u Rwanda we twarahuye, ariko ikibazo gisigaye ni uguhura na Yezu, kandi guhera na Yezu byo nawe ubigena. Urugendo rutoroshye. Si umuhanzi uririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo wakunda muri zo ni iyihe? Yavuze ko akunda indirimbo imwe muri zo yitwa Ubanza nkukunda. Si uyu muhanzi ni abahe bahanzi nawe afatiraho icyitegererezo? Yagize ati njye abahanzi mfatiraho icyitegererezo harimo Michael Jackson, yewe na Asha Raymond. Se niki cyababaje uyu muhanzi? Uyu muhanzi yababajwe yuko yakoze indirimbo z'urukundo kandi ibintu by'inkundo atigeze abyikoza. Tugaruke ku buzima bw'urukundo rwe. Kuva mu mwaka wa 2017 abantu babashije kujya bakurikirana uyu muhanzi ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye, bakamuhozaho n'ijisho, dore ko ari umwe mu bahanzi bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ze hano mu Rwanda. Icyo gihe rero ngo nibwo yigeze kuvugira ku itangazamakuru amagambo agiye atandukanye arimo urukundo. Icyo gihe ni nabwo abantu batangiye kujya bamukurikirana cyane ngo bamenye se urukundo rwe rwaba ruriho cyangwa nta ruriho. Kandi ngo muri icyo gihe nibwo umuhanzi Meddy yagarukaga mu Rwanda, aho yari avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari amazeyo imyaka igera kuri 7 adakandagira mu gihugu cy'u Rwanda. Muri icyo gihe akigera mu Rwanda nibwo yagiye avugira ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye yuko yaje kubona umuntu bafatanya urugendo rw'urukundo, yewe ngo ko bagiye kuzakomeza kureba niba ibyo bintu byabo bishobora kuzagera aho bibageze. Yavuze ko kandi uwo mukobwa nibemeranya neza ko urukundo rwabo rukomeje, yewe bakabona ko bishimanye, ari nabwo azamuzana akamwereka abafana biwe. Yewe ntibyatinze aho muri iyo minsi muri Noheli n'Ubunani aribwo Meddy yatangiye guca amarenga yuko uwo mukobwa yaba ari Mimi Forome wo muri Ethiopia. Icyo ni igihugu cya Ethiopia. Gusa ntabwo yigeze abyerura ngo abigaragaze neza. Muri Kamena 2018 nibwo Mimi yasutse hanze amarangamutima yiwe yose, kuko nibwo yifurizaga isabukuru nziza y'amavuko uyu muhanzi ukunzwe ahantu hose. Icyo gihe nibwo uyu mukobwa Mimi yashyize kuri Instagram yiwe amagambo y'urukundo ati mutima wanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose, abiherekereza utu-emoji tw'umutima tugaragaza urukundo. Bikaba byarerekana ko aba bombi bari mu rugendo rw'urukundo kandi rukomeye. Uru rukundo rwabo rero rwakomereje aho ngaho, yewe ruza gushinga imizi. Muri Kamena 2019 Mimi yanditse ku rukuta rwe agira ati nta byishimo nko gukundwa nawe ugakunda. Nawe yasubije ati nanjye nyuzwe no gukundwa nawe. Nuko muri iyo minsi urukundo rwabo rurogera karahava. Kandi uyu mukobwa akaba yaragiriwe amahirwe yo guhura na bamwe mu muryango wa Meddy mu 2018. Icyo gihe babanje kunyura ku ivuko ry'umukobwa muri Ethiopia. Yavuzwe cyane yuko Meddy ashobora kuba yaba avuye gusura
kwa sebukwe. Gusa Meddy we yarabihakanye cyane, aravuga ati reka ntabwo ariko bimeze. Ese muri urugendo rw'ubuzima bwa Meddy yaba yarahuye n'umukunzi we gute? Yamenyanye na Meddy igihe Meddy yamusabaga ko yajya mu mashusho y'indirimbo ye nawe wamusimbura, umukobwa arabyemera. Meddy rero icyo kintu cyatumye amukundira yuko uyu mukobwa akunda umurimo yewe agira n'umuhate mu byo akora, akaba anitonda. Meddy yagize ati mfite umusore w'inshuti yanjye uba muri Dallas, yambwiye yuko afite umukobwa mwiza ushobora kuberana n'amavideo ngiye gukora, arambwira ati gusa sinzi neza niba yakemera kujya mu mashusho y'indirimbo yawe. Nanjye naramubwiye ni wowe muzana we, ibindi tuzabyimenyera kandi nzi neza yuko azabikunda. Hanyuma Mimi twaravuganye twumvikana yuko turi buze guhurira kure y'iwabo. Tugihura ijambo rya mbere yasambwira yarambwiye ati nari nzi ko ugiye kuza bimwe by'abahanzi uhubuka, ati ariko ntunguwe n'ukuntu uje witonze atamenya yuko ari bimwe by'abahanzi, nakeka ko nawe waza nk'abo bahubuka. Namubwiye ko iyo ndirimbo nta kintu kibi kizakorerwamo, ariko ko nabonaga ko azabishobora. Ntibyatinze rero, hashize amezi 4 gusa abampaye igisubizo, arambwira ati noneho ubu ngubu ya mashusho ya ndirimbo twayakora. Meddy yakomeje avuga ati nyuma yaho ubushuti bwaje gukomera, hahandi tutashoboraga kurara tutavuganye. Meddy yakomeje agira ati ikintu nkundira Mimi ni umukobwa witonda, umukobwa mwiza kandi umukobwa uzi gukora, uzi kwitanga, ushobora no kwitangira umuryango we. Nyuma y'urwo rukundo nibwo byakomeje gufata iyindi ntera, ku buryo urukundo rwabo noneho rwaje gushyirwa ahagaragara, buri wese akabibona ko aba bombi bakundana. Igihe rero nibwo intambwe ya mbere yatewe, ubwo mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 19 Ukuboza 2020, ubwo nibwo icyamamare Meddy yasabaga uyu mukobwa yuko yazamubera umugore. Ahangaha rero bikaba byari mu isabukuru ya Mimi, yari yakoze isabukuru y'amavuko kuri uwo munsi. Ahangaha nibwo amashusho yacicikanye Meddy yashyize ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa YouTube, ashyiraho amashusho yateye ivi arimo arasaba uyu mukobwa ko yazamubera umugore. Undi nawe nakuzuyaza ahita amusubiza ati yego. Abakunzi ba Meddy nabo batangiye kumubaza ari benshi cyane, basaze bandika bagira bati umva ubukwe bwanyu se n'igihe ki? Nibwo rero hadaciyemo igihe kinini, muri izo tariki 15 z'uko kwezi nibwo intambwe ya mbere yatewe, aho uyu mukobwa bamukoreye bride shower. Nyuma y'ibyo byose rero nibwo Meddy yakoraga ubukwe n'umugeni we. Icyo gihe byari ku itariki 22 Gicurasi 2021, nibwo ubukwe bwa Meddy bwabaye, bwitariwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda yewe n'iby'ahandi hirya no hino. Icyo gihe hari harimo, nyuma y'ibyo byose rero nibwo ubukwe bwa Meddy bwabaga. Ubukwe bwabaye ku itariki ya 22 Gicurasi 2021. Ubu bukwe bwari bwitewe n'ibyamamare bigiye bitandukanye byo hirya no hino, cyane cyane ibyo mu Rwanda, harimo King James, K8 Kavuyo, umuhanzi Shafi, umuhanzi The Ben yewe wanabaririmbiye, hakazamo Adrien Misigaro, Bahati Grace ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ibi birori byabaye nyuma y'icyumweru kimwe uyu mukobwa wacu cyangwa se uyu mugeni wacu akorewe ibirori byitwa bride shower byo gusoza ubukumi bwiwe. Ibi byamamare byagiye bituruka hirya no hino, hari n'abashyitsi bagiye baturuka ku ruhande rw'umukobwa n'uruhande rw'umusore. Muri ibi birori kandi umuhanzi The Ben buriya ntago yahabaye gutyo gusa, kuko yafashe umwanya abaririmbira zimwe mu ndirimbo ziwe zigiye zitandukanye, harimo Roho yanjye, cyane ko n'aba bageni barayikunze cyane, barayibyina ubona ko rwose bayishimiye cyane. King James nawe ntabwo yayicaye ubusa, kuko nawe baririmbiye indirimbo yitwa
kanyobwe. Meddy nawe niyicaye kandi gutyo gusa kuko yafashe umwanya aririmbira umugeni wiwe aramutaka, ibirori biraryoha karahava. Nyuma y'ibi birori by'amateka, umuhanzi Meddy akaba yarahimbye indirimbo cyangwa se akaba yarasohoye indirimbo yise My Voice. Dore ko iyi ndirimbo yerekana ibihe byiza bagize byo mu bukwe bwabo. Iyi ndirimbo kandi yasohoye Queen of Sheba. Kandi impamvu tutigeze tugaruka ku mukobwa wakundanye na Meddy wundi nuko Meddy atigeze yikurura mu bintu by'urukundo, aho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hose nta mukobwa n'umwe wigeze ugaragara ko yakundanye na Meddy uretse Mimi wenyine niwe twabashije kumenya. Ese buriya ku bijyanye n'ubutunzi bwa Meddy ni iki cyaba kiri kuvugwa? Havuga yuko uyu muhanzi n'umugore baba bafite imitungo myinshi igiye itandukanye hirya no hino, yewe n'amafaranga menshi cyane, ariko bo bombi babigira nk'ibanga, aho hahandi badashobora no gutangaza na kimwe ku bijyanye n'imitungo yabo. Aba ngaba bafite ibanga rikomeye hagati yabo muri bo mu bijyanye n'imitungo yabo. Uyu Meddy kandi buriya ngo niwe muhanzi wa mbere wabashije kugira views nyinshi ku ndirimbo yiwe. Nubwo wenda n'abandi zaba zaragiye ziboneka ari nyinshi, ariko niwe muhanzi wa mbere wabanje kugira views nyinshi ku ndirimbo yakoze. Uyu muhanzi si ibyo gusa kandi buriya ntago uko babanye n'umugore we byarangiriye aho ngaho, kuko mu minsi yashize agiye yabasha kugenda yerekana amafoto amwe agiye atandukanye y'umwana wabo bafite wa mbere w'imfura. Muri iyo minsi hagiye hagaragara rwose amafoto y'umwana mwiza agiye atandukanye bagiye bashyira ku mbuga zabo nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngaha rero aho dusoreje amateka y'umuhanzi w'icyamamare wamenyekanye cyane mu ndirimbo ze nyinshi, kandi pe n'umuhanzi w'ibihe byose kuko ari gukora indirimbo nziza zigiye zitandukanye. Haravuga yuko ari kugaruka ku ndirimbo za gospel cyane, ariko ntawamenya, reka tubitege amaso. Turabashimiye mwese rero mukomeje kudukurikira kuri YouTube channel yacu Fungrase TV Show. Nakagaruka, murakoze cyane, tuzagenda dusubira mu yandi mavideo agiye atandukanye. Dore yuko turi aha ngaha ku bwanyu kandi byinshi twiteguye kubakorera nk'abantu bacu, turabakunda cyane, murakagira Imana. Gusa twongera kubibutsa yuko igihe cyose ukoze subscribe kuri YouTube channel ari inkunga ibikomeye. Wowe wayikoze turagushimiye cyane n'umutima wacu wose. Nawe kandi utarayikora nicyo gihe cyawe cyo kuyikora kugira ngo ujye ukomeza wakire inkuru zose tuzajya tugenda tugukoreraho tukugezaho umunsi ku wundi. Tukwibutsa kandi ko wibuka gukora share ku nshuti zawe zose kugira ngo zijye zibasha nazo kubona amakuru meza nk'aya ngaya agezweho. Ikindi twagusaba ni ugukora like cyangwa se ugakora comment kuri buri kintu kimwe cyose wifuza ko twagukoreraho inkuru. Hari igihe ushobora kwifuza ko hari icyegeranyo runaka twagukorera cy'umuntu runaka, hari igihe bavuga ati dukore ku munyapolitike runaka, umuhanzi runaka, ibyamamare yewe bigiye bitandukanye. Ibyo byose turabahaye nkatwe Fungrase TV Show. Mukomeze rero mubane natwe kuko ni byinshi cyane tubateganyirije. Turahari kandi twizera yuko turi kumwe namwe. Ndabinginze nimuzajye muva ku murongo mudakoze subscribe. Wowe wabashije kugirwa amahirwe yo kubona ino video, turagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu bikorwa byose tuzajya tugenda dukora, tuba twabateguriye kandi nimwe tubikorera, na wundi n'umwe tubikorera batari mwebwe. So nakagaruka rero, dusubire mu zindi video zigiye zikurikiranaho. Murakoze, mugire amahoro ya Nyagasani aba ariyo abayobora. Murakoze cyane.